Uyu munsi turongera tuganire ku cyaha. Icyaha ni ukwica amategeko uko Imana yategetse ko ibintu bigomba kuba. Muri make, icyaha ni ukutumvira Imana. Icyaha cy'abantu kiva kutumvira Imana, bigatuma bakoresha ibintu nabi, bikangirika cyangwa se bikangiza ibindi. Ariko babiterwa na Satani kuko icyaha cyavuye kuri Satani. Satani nawe icyaha cye ni ukutumvira Imana. Umutima we wuzuye ubwibone, yishyira hejuru, yigereranya n'Imana. Muri make, icyaha ni ukutumvira Imana. Abantu bagikuye kuri Satani. Satani we yagikuye mu bwibone bwe. Tuzabisobanura muri video zikurikira iyi ngiyi. Hari ibintu byinshi bitera icyaha, nko kutumvira, kwikuza, ubwibone, kutanyurwa, kwikunda ukishyira imbere y'ibintu byose, gukunda ubutunzi, kwigira inyaryenge, bimwe twita ubujanja, kwibwira ko uri mwiza ukishyira imbere y'abantu bose, n'ibindi byinshi cyane. Iyo ufite imyumvire nk'iyi ngiyi biguhindura akamana, ukigira kamara, indakoreka, ukumva usumba abantu bose, mbese ukumva wahora uri hejuru y'abantu. Abantu bemera Satani bafite imyumvire nk'iyi nabo. Bakunda kwiyita Imana bakavuga ko bisenga, ari byo biva mu bwibone nyine no kwishyira hejuru. Ntago bagengwa n'itegeko iryo ari ryo ryose. Bakunda kurwanya indangagaciro za muntu, imwe dukunda kwita kirazira, mbese indangagaciro za gikristo. Iyo video arimo asobanura satanisme icyo ari cyo, ngo ni ukwisenga. Ngo abantu bakunda kubyitiranya no gusenga se kibi, ngo ni uburyo bwo kwiyitaho ukigenga. Satanisme ni ukuba Imana yawe ubwawe. Aha uyu mudamu w'umunyamakuru arimo amubaza satanisme icyo ari cyo. You don't believe in Satan as a being? No. What is Satan to you? It's something that's symbolic. It just represents the adversary. We use the name Satan because it's fun. It's stimulating. Satan's servant. Ntabwo wemera Satani ko ariho. Kuri wowe Satani ni iki? Ni ikintu nk'ikigereranyo kigereranywa nk'uhanganye. The ultimate Adversary in what sense? Historically, Satan has been the adversary, but just the adversary of all Judeo-Christian values, the adversary of democratic values. It's more of values that are found in nature, life law. Ngo turikoresha dushaka kwerekana ko duhanganye cyangwa se tutemeranywa n'imyemerere y'abayuda n'abakristo. Tutemeranywa nabo kubwigenge ku buzima dusanga muri kamere y'ibintu. But you don't worship him? No, it's been said that we worship ourselves, but we put ourselves first. We're in the center of our world. Ngo muramusenga? Oya, turisenga ubwacu. Twishyira imbere y'ibintu byose. Iyi video yo ni umukuru w'idini ry'abasatanista bo mu Bwongereza. Bose bahuriza ku kwisenga, kwigenga no kwigira nk'akamana mbese. Bakuvuga ko nta tegeko ribari hejuru. Nawe asobanura ko satanisme ishingiye kuri njyewe. Mu Cyongereza babyita self. No gukora ibikorwa bya Satani, ari we devil. Yesu yatubwiye ko ibikorwa bya Satani ari ukwiba no kwica. Hi, my name is Zeke Apollyon, and I am the chapter head for Bite, the Satanic Temple, London and UK. Abandi umuyobozi w'abasataniste Londres mu Bwongereza. Icyankururiye muri satanisme kurusha ibindi ni ibitekerezo bicuramye biva mu bantu biyita abakristo bitwara nabi. Stuff that was coming from people who called themselves Christians. These people are aba bantu ni abanyedini b'abahezanguni bakoresha ubukristo bwabo ngo bakomeze ubuhezanguni bwabo. Ngo kandi bamwe muri bo bafite amaraso ku ntoki. Naje gusanga niba bakora ibibi mu izina rya Yesu, nanjye nakora ibishimishije mu izina rya Satani. Muri make satanisme ni ukwigira akamana, kutumvira, ahubwo ukumva ko ari wowe kamara, ugasuzugura amategeko n'ibyahanuye cyangwa ugakora ibintu mu buryo bwawe uko ushaka mbese uko wigenga. Umusaruro wabyo ni uko ibintu byangirika cyangwa se bikangiza ibindi. Kuko iyo ubikoresheje mu buryo bwawe budakurikije uko wabiremye yategetse, urabyangiza cyangwa se nawe bikakwangiza. Urugero twakoresha, Imana yaremye abantu ibaha umutima w'impuhwe n'ubugwaneza, ari uva mu rukundo rwa nyarwo ngo bakundane. Iyo umuntu yikunze akishyira imbere mu bwibone, bivamo urwango abandi, babandi bari bamutegerejeho umutima mwiza bakawubura. Kandi muzi ko urwango ari rwo ruvamo izi ntambara n'ubugome bibyara urupfu. Nk'iyo umuyobozi yikunze akishyira imbere aho gushyira imbere abayoboye, ubutunzi bwose abwirundaho akabateza ibyago bitazashira. Iyo umugabo yikunda, urugo rwe rurasenyuka cyangwa se rugakena.
muri make ububabare n'urwango ruri muri iyi si ni ukubera abantu batumvira Imana, badakurikiza amategeko uko ibintu byaremwe n'uko bigomba gukoreshwa, bikarangira byangiritse cyangwa se byangije n'ibindi. Kandi ikintu cya mbere cyangirika ni ubuzima, kandi icyaha cyose cyototera ubuzima, bwa buzima bw'ugikoze, kuko ashobora guhanwa cyangwa basaba bakanamwica, yaba n'ubuzima bw'ugikorewe ndetse n'ababakomokaho bose cyangwa n'abandi bose begeranye, kuko ingaruka z'icyaha zibageraho. Nujya ukora icyaha ujye uhita umenya ko hari ubuzima bw'abantu wangije, nubwo utahita ubibona ako kanya. Hari umuntu ubuzima bwe bugiye mu kaga kubera ko ukoze icyaha, kuko icyaha cyose cyototera ubuzima. Niyo mpamvu rero Imana idakunda ubwibone cyangwa se umuntu wese wishyira hejuru. Niyo mpamvu Imana yavumye ubwenge bwo muri iyi si, kuko bubyara kwikuza, bukabyara ubwibone, kwikunda no kwigira akamana no kwigwizaho imitungo. Uzarebe niko abantu benshi bo kuri iyi si bameze. Nicyo gituma umutima ukunda iby'isi udashimisha Imana, kandi mu inshuti y'isi ihinduka umwanzi w'Imana. Nuko rero ujye wirinda ubwibone buri gihe, ufite umutima uciye bugufi, ushimishwe n'ibyo ufite, ubishimira Imana izakongera mu gihe cyayo gikwiriye. Ibintu ntibizaguteranya n'abantu, ahubwo uzabishakemo inshuti, cyane cyane inshuti zoroheje, zo mu bantu boroheje, kuko nibo bakenera ibintu kuri twebwe. Imana izabiguhembera. Video y'ubutaha nzasobanura ukuntu icyaha cyinjiye muri Satani kubera ubwibone bwe nyine. Icyaha cya Satani ni pride.